Hello guys, hari igihe umara gukora video yawe neza wayitondeye isa neza kandi irimo inyigisho nziza nk'iyi ngiyi ndi kubakorera, ariko ukabura ukuntu utambutsa ubutumwa bwinshi cyane bw'ingenzi washakaga kugeza ku bagukurikiye, bitewe n'uko video yawe ari ngufi cyangwa se bitewe n'uko ibyo urimo kuvugira muri video cyangwa ibyo uri gukorera muri video bitashoboka cyangwa bitaba byiza ko wakongeramo amagambo menshi. Rero hari igihe uba ushaka gutanga indi message ku bagukurikiye, ariko ukabura uburyo bwo kuyitanga muri video bitewe n'uko video yawe ari ngufi. Uyu munsi rongeye kukwereka uburyo ushobora gukora video yawe ariko ugatambutsa indi message muri ya magambo agenda atambuka hasi kuri screen yawe ya telefone, aribyo bita scrolling text. Ngiye kukwereka uburyo rero ushobora kubikora nka gutya, amagambo yawe akajya atambuka kuri screen hasi, hanyuma wowe ugakomeza ibikorwa byawe muri video cyangwa se ugakomeza ubutumwa bwawe nyirizina washakaga gutambutsa muri video yawe. Rero nta kindi, mbere yuko dutangira ariko nshimiye cyane umuntu wese wamaze gukora subscribe kuri no channel, kandi nsaba n'abantu bakiri bashyashya mukore subscribe ndetse nimwibagirwe gukora na like kuko ntacyo bitwaye. Erega buriya amasegonda 2 ntabwo agoye rwose, gukanda like gukandaho gusa no kuri subscribe gukandaho gusa rwose ntacyo bitwaye. Rero nta kindi, reka twikomereze hanyuma wowe uraza ushaka application yitwa Play Store, ariyo iyi ngiyi. Nurangiza kuyibona urayikandaho, utegereze gatoya bitewe na internet ufite uko ingana, hanyuma uze usacinge application yitwa InShot. Numara kuyibona rero uyidownloadinge, numara kuyidownloadinga irahita yiyesitara muri telefone yawe. Hanyuma rero nirangiza kuba installed urahita uza uyishake, nurangiza uyikandeho, irafunguka imeze gutya. Nurangiza ukande hano handitse ngo video, hano urahakanda. Numara kuhakanda rero uraza uhitemo ifoto cyangwa se video. Uramutse ushaka gukoresha ifoto waza hano kuri foto, waba ushaka gukoresha video ugakoresha video, ariko ngewe ngiye kubereka uburyo ari amagambo atembera hasi wayashyira muri video. Hanyuma rero uraza ukanda hano kuri video, numara kuhakanda harahitaza urutonde rw'amavideo yose ufite. Nurangiza wowe ukande iyo ushaka. Ukimara kuyikanda rero urahita ugaruka ukande kuri kano kari hasi, nurangiza ugakandeho. Ukimara kugakandeho rero harahitaza iyi page imeze gutya. Wihangane uyitegereze ino video neza witonze, ntiwihutishe cyangwa se ngo utarutse utayirebye yose. Kutayireba neza, kutayireba yose niko kutamenya n'ubundi aka kantu k'ubwenge mbazaniye. Ukimara kugera kuri ino page barahita bakwereka utu twose baratukwereka, ndetse bakwereke na video nyirizina. Ugera hano rero, akantu ka mbere uri buhite ukora mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, akantu uri bukore ka mbere k'ingenzi, urahita uza hano urahita uza hano handitse ngo InShot. Murabona ko hari agakubo nko hejuru, uramanza ukande kwa InShot, nurangiza uze ukande hano handitse ngo free remove. Ahangaha nurangiza uhakande kugira ngo kari akantu kaveho, kuko kagumyeho video yawe wayapulodinga n'ubundi kanahari bihita bigaragara aho wakuye video naho wayikoreye ahariho. Okay, iyo kamaze kuvaho rero, ikintu cya kabiri ukora rero uhita uza hano handitse ngo text. Warangiza ukahakanda, wamara kuhakanda ugahita ugaruka hano handitse ngo text mu ibara ry'icyatsi, warangiza naho ukahakanda. Ukimara kuhakanda uhita ubona hano muri screen yawe hajemo aka kantu ko kwandikiramo. Icyo ukora rero urandikamo utudomo twinshi,
numara kwandikamo utudomo urahita uza hano nurangiza uhindure kara, urahita ukanda hano nurangiza icyo uri bukore urahindura kara. Mu rugero reka dukoreshe ibara ry'ubururu, kuko akenshi niryo riba ari ryiza. Hanyuma iyo urangije guhindura kara ubwira ibara ry'ubururu ni irya text, ni iry'inyandiko. Hanyuma ikindi uhita ukora urahita uza hano handitse ngo label, hanyuma nurangiza naho uhemeze. Numara kuhemeza rero uraza ushake ibara risa na rya rindi umaze gushyira muri turiya tudomo, nurangiza naryo urishyiremo, rirahita rimera gutya. Nanone urahita uza hano kuri tuno turongo dutatu tuno, nurangiza naho uhakande ugabanye size y'ino nyandiko yacu twamaze guhashyira. Nurangiza urayimanura uyiringanize neza kuri screen yawe hasi. Nurangiza uyishyireho neza witonze, use nuyegereza hasi ku buryo wenda itaba nini muri screen yawe. Nurangiza gukora ibi ngibi rero urahita uza kwaka kavi, nurangiza naho ugire gute uhemeze. Ukimara kwemeza rero hariya urahita ugaruka ukande hano ku ruhande, nurangiza naho akande. Ukimara kwakanda uhite wemeza hano handitse ngo end video, nurangiza naho uhemeze kugira ngo ibi tumaze gukora bihite biza kuri video yose, bihite bigera kuri video yose paka ku myisho paka irangiye, cyangwa se weho ukayigeza aho ushaka ko ubutumwa bwawe bwaza scrollinga bukagera. Udashaka ko byazahora bitembera muri video yawe yose, wayigeza aho ushaka. Hanyuma rero ino ni step ya mbere tumaze gukora. Nangusaba ngo wowe uri kuri ino video rwose kora subscribe, n'ugukanda gusaho rimwe, ukadomaho rimwe gusa bikaba birabaye, na like ukadomaho rimwe bikaba birabaye. Ntabwo ari ibintu bigoye rwose, sinzi impamvu abantu bibagora. Hanyuma rero ino step ya mbere irarangiye. Icyo tugiye gukora rero, bino numara kubirangiza, ikindi uri bukore igihe umaze kurangiza ibi, urahita ugaruka n'ubundi hano handitse ngo text, nurangiza urahemeza. Numara kuhemeza rero barahita bakwereka ino screen, bivuze ngo andikamwo ubutumwa ushaka gutambutsa hasi muri screen ya video yawe, hasi kuri video yawe. Icyo uri bukore rero uratangira wandikemo ubutumwa ushaka. Wenda mu rugero kora subscribe, cyangwa se wenda waba ushaka gutanga ubutumwa burebure. Ni urugero ngiye reka nshyiremo aya ngaya avuga ngo tuguhaye ikaze wowe ukurikiye ino video, kandi niba hari icyo wungukiye kuri ino channel ntugende udakoze subscribe ndetse na like. Rwose nawe uri kureba ino video rwose kurikiza aya magambo ngiye kukwereka atembera kuri screen ya video, kugira ngo ubu umpaye umusanzu wawe. Ntabwo ari ibintu bigoye rwose. Hanyuma rero ukimara kugera aha ngaha urabona amagambo yagezemo. Icyo uri bukore nta kindi, uragaruka hano kugira ngo ubashe. Urabona muri screen ntabwo amagambo arimo kugaragara, nubwo arimo kugaragaramo hano, ariko mo hano muri screen ntabwo yarimo kugaragara. Tugiye rero guhindura kurere kugira ngo yabashe kugaragara muri screen. Icyo turi bukore, urakanda rero hariya, nurangiza urabona ko hano turi kuri text. Nurangiza rero icyo uri bukore, urahindura ibara ry'inyandiko yawe, urahindura ibara ry'inyandiko zawe kugira ngo bibashe kugaragara neza muri rya bara ry'ubururu. Hanyuma ikindi uri bukore rero, urahita uza n'ubundi hano kuri label hano, nurangiza
wongere uhakande, urahita uza hano hari akazeru ariko kagabyemo kabiri, bivuze ngo ni ugukuramo lebo. Hanyuma rero nurangiza ukuramo lebo, uragaruka hano kutu turongo dutatu utungutu, nurangiza uhakande kugira ngo ubashe kugabanya ingano y'inyandiko yawe. Ndagusaba urimo kureba ino video, ndagusaba kuyireba witonze kandi wirinde gutarutsa, kubera ko utarukije nta na kimwe wakwimenyera rwose. Warangiza rero kugabanya ingano y'inyandiko zawe, ukaza ukemeza kuri kano kavi. Okay, hanyuma rero warangiza urabona ko inyandiko yagezemo, turi buyizane rero twitonze tuyigeze muri bya bara ry'ubururu. Urabona ibara ryagezemo, ariko ndagusuje ujye ukurikiye kuri channel ya ntabwo duplayinze video, ntabwo inyandiko zacu za scrollinga kuri screen. Icyo uri bukore rero urakanda kuri ino nyandiko, nurangiza ukanda hano ku ruhande bimwe naberetse, nurangiza ushyire kuri, bivuze ngo izi nyandiko zose zihise zigera kuri video yose. Urabona tugeze ku munota wa 5 hano hasi, ariko n'ubundi za nyandiko zacu ziracyagaragara. Ariko ikibazo kigihari manuka hano muri switch yacu, kuko naberetse ko urabona ntabwo zikiri guscrollinga, kubera ko turacyari kuri step ya kabiri yonyine. Icyo turi bukore rero, reka twongere dutangize video yacu kugira ngo tugende akantu ku kandi. Okay, hanyuma rero ukiri ahangaha, hanyuma rero tukaba turangije step ya kabiri. Icyo tugiye gukora ni step ya gatatu. Reka tujye kuri step ya gatatu rero. Nangusaba weho niba utarakoze subscribe, rwose kora subscribe kugira ngo inyigisho z'ubwenge nk'izi ngizi, utuntu tw'ubwenge, video z'ubwenge nk'izi ngizi zikajye zigucika kuri channel ya Innovation and Electrical. Okay, hanyuma rero step ya gatatu rero, icyo uri bukore nta kindi, uraza ukande kuri za nyandiko zawe. Numara kuyikandaho, icyo uri bukore, ukimara kuyikandaho nyine urabona hano muri screen, harahita hajyamo akarongo gasa nkaho umweru kagaragaza ko hari icyo wakora kuri iyi nyandiko. Hanyuma rero icyo uri bukore, urahita uza ukande ugumishije hano muri screen, nurangiza ufate zino nyandiko uzizamure, use n'uzisubiza hehe, use n'uzijyana imbere, urazijyana neza zose. Nurangiza nizimara kugerayo, icyo uri bukore nta kindi, urahita ugaruka hano muri ruhande kw'iyi video iyi ngiyi, nurangiza ugarure hakuno, urayizana uyigeze ku minota runaka cyangwa amasegonda runaka ushaka ko video yawe yajya itembera muri screen ikaba irangiye. Reka dufate byibura nk'iminota, reka dufate nk'iminota nk'ibiri kugira ngo igende muri speed iringaniye, kuko iyo ushyize ku minota miremire n'ubundi bigenda buhoro. Washyira ku minota mike cyane bikagenda byirukanka cyane. Rero reka ngeshyiremo ku minota nk'ibiri kugira ngo byibura bigende bigize gute muri speed ya moyenne. Hanyuma rero ukimara kugeza ahangaha, nurangiza urahita uza ukande kwaka kantu gafite n'ikimenyetso cyo guteranya. Ukimara kwakanda rero, urahita ubona urahita ubona hano aka kantu gahise kazamo mwaka karongo akangaka. Aka kantu urahita ukabona kajeho. Hanyuma rero nurangiza kamaze kugeramo, urahita uza hano muri rya bara ryawe ry'ubururu, nurangiza ufate ubundiriye kugira ngo ugarure za nyandiko. Urazigarura uzigeze mu ruhande rwo hepfo, ariko zose zihere nanone unazihishe kugira ngo ariya magambo abashe gutembera neza. Numara kuzihisha rero, icyo uri bukore, urahita ugaruka hano kuri ino video n'ubundi iyi video yacu irimo, urangiza nayo wongere uyigarure hano imbere ahatangira.
uyigarure imbere hatangira, uyigarure. Numara kugera hano rero icyo uri bukore kandi urongera ugaruke hano mu nyiri bara ry'ubururu ryo hejuru hano, nurangiza naho ukande ugumishijemo ugarure za nyandiko, wongere uzigeze mu ruhande rw'iruguru nabwo zihere, urongera uzigeze iruguru nabwo zihere. Nurangiza rero nurangiza uragaruka kuri ino video yacu n'ubundi, nurangiza nayo uyigarukeho nayo uyigarure. Urabona uko uyigaruye niko za nyandiko ziri kugira gute nazo ziri kuza. Ubwo rero dusubije inyuma, reka duplayinge video turebe ko inyandiko zacu nazo ziri kugira gute, ziri guscrollinga. Ndagusuje udukurikiye kuri channel ya Innovation and Electrical, kandi ndagushimiye udahwema gukurikira video zacu dushyiraho. By'umwihariko ndagusuhuje wowe amaze gukora subscribe kuri no channel. Bityo rero mwarakoze cyane kuduha ibitekerezo, nshimiye cyane abantu mwaduhaye ibitekerezo muri comment, natwe kubahereza inyigisho nshyashya, kubahereza amasomo mashyashya, kubahereza video nziza, natwe twabigize intego. Bityo rero uyu munsi ngarukanye isomo ryiza, isomo rishyashya ari ryo bita installation of 4-gangs switch. Ni ukuvuga ngo tugiye kwiga ku installation yo gucana amatara menshi ukoresheje interrupteur ya buto enye. Okay, ngayo nguko rero mwiyumviye, nta handi wakura amasomo meza y'ubwenge atari kuri ino channel ya Innovation and Electrical. Twigisha amashanyarazi kandi tukabigisha n'udushya nyine na innovation cyangwa se udushya dutandukanye, harimo n'aka ngaka mbazaniye. Okay, hanyuma rero murabona ko amagambo yacu arimo gutembera neza nk'uko bikwiriye. Icyo ukora rero uraza hano inyuma, uragaruka urebe aho ano magambo arangirira. Iminota 2 yuzuye nurangiza nyine urakanda hano, iminota 2 aho irangiriye neza urahakanda. Nurangiza kuhakanda uhita uza hano ku ruhande, uzamure hano hejuru, nurangiza ukande hano handitse ngo split hano, nurangiza uhakande, irahita yigabanyamo kabiri. Ukimara kwigabanyamo kabiri urahita ugaruka nanone ukande hano handitse ngo delete, nurangiza udeletinge, nurangiza uhakande ihita ivaho. Hanyuma ugaruke hano hejuru naho ubikore gutyo, nurangiza ukande delete. Murabona dusigaranye amagambo azajya yiscrollinga. Uko ubona rero, uramutse ukeneye ko byakomeza kujya byiscrollinga paka kugeza ku musozi wa video, icyo ukora nta kindi, uramanza ukaza uyu murongo wa mbere warangiza ukawukandaho, then wamara kuwukandaho ugatambika hano hirya mw'utu dusigno twinshi, warangiza ukaza ukakanda hano handitse ngo duplicate hano, warangiza ukahakanda igahita igira gute, ikomerezaho. Hanyuma warangiza ukazana hano kuri izi nyandiko hano, warangiza naho ukahakanda, then ukagaruka kuri duplicate. Urabona mu gihe uplayinze ino video no muri installation biratandukanye. Ndagushishikariza kureba video yose ikarangira kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza. Nutayireba ngo uyirangize n'ubundi nabwo uri busobanukirwe. Hanyuma ikindi, kora subscribe ndetse ukore na like, ubiyandikishe andi masomo mashyashya najyaza ujye uyakurikirana mu buryo bworoshye. Byihuta cyane, wagabanya ibihuta, waba ushaka ko bigenda buhoro cyane wongera ibihuta. Hanyuma rero iyo umaze kubona ko ibintu byawe birimo kugenda neza, video yawe imaze kuzura neza irangiye, icyo ukora nta kindi, urahita uza kandi kuri kano kavi urahita uza uhakande. Numara kuhakanda rero urahita wongera uze hano kuri export. Numara hano hejuru urahita uza hano hejuru mu rurimi handitse ngo export, nurangiza rero akande. Ukimara kuhakanda
barahita bakuzanira ngo resolution 1080, frame rate hari 30, hanyuma format MP4. Ushobora hano hambere ushobora kongera ugashyira kuri kugabanya, ushobora kugabanya ugashyira kuri set sa event cyangwa se kuri 2K cyangwa 4K bitewe n'uko ubishaka, kugira ngo bitewe n'uko ushaka ko video yawe yaza igaragara neza. Warangiza ugakanda hanyuma hano handitse ngo export, maze video yawe igatangira ikaba exported. Yarangira ukabona ukagira gute ukayaploadinga cyangwa ukayohereza abantu washakaga kuyoherereza. Okay, ndabashimiye cyane rero. Hanyuma mu gusoza, ndasaba umuntu wese niba utari wakora subscribe kuri no channel, please kora subscribe, na amasegonda 2 yonyine ntabwo bigoye, ukore na like. Hanyuma weho wamaze gukora subscribe, ndagushimiye cyane kandi ukomeze uvuge neza. Bye bye.